Nyagasani Mana yanjye, umutima wanjye ugufitiye inyota. Nyagasani Mana yanjye, umutima wanjye ugufitiye inyota. Nyagasani ni wowe Mana yanjye, mpora ngushakashaka uko bukeye. Umutima wanjye ugufitiye inyota, n'umubiri wanjye ukagira urukumbuzi. Meze nk'ubutaka bw'agasi bwabuze amazi bukumirana. Naguhanze amaso uri mu ngoro ntagatifu, mbona ububasha bwawe n'ikuzo ryawe. Ineza yawe sanga yaguranwa amagara y'umuntu, umunwa wanjye uhora ukwamamaza. Nyagasani Mana yanjye, umutima wanjye ugufitiye inyota. Koko nzahora ngusingiza igihe cyose nkiriho, izina ryawe nditegera amaboko nkwiyambaza. Ibitwenge bimora ku munwa kubera ibyishimo, maze ndirimbe nezerwe kubera ibisingizo byawe. Kuko utahwemye kuntabara, nzavugiriza impundu aho nibereye mu gicucu cy'amababa yawe. Nkwizirikaho n'umutima wanjye wose, ukuboko kwawe kw'iburyo kukandamira. Nyagasani Mana yanjye, umutima wanjye ugufitiye inyota. Nyagasani Mana yanjye, umutima wanjye ugufitiye inyota. Nyagasani